Shalom shalom, umva ubu buhanuzi n'ubwawe bwakire, bumanutse nonaha mbuhawe nonaha, bwakire n'ubwawe. Jambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice byaho ni 50 ku murongo waho wa 7 haranditse ngo, kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gitumye nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare, kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Imana ishimwe cyane, kuko umwami Imana azantabara. Umva mvugane nawe, hanurira ikibazo cyose cyari kiri imbere yawe, hanurira amajwi yose yari arimo akubwira ko ugiye guseba. Yabwire ngo kuko umwami Imana azantabara, nicyo gitumye ntamwara. Yabwire ko Uwiteka ahagararanye nawe. Hari abantu bari barimo barakubwira ngo ugiye guseba, hari abantu bari barimo barakubwira ngo ugiye kumwara, hari abari barimo barakubwira ko bigiye kugucanga, hari abarimo bakubwira ngo ntuzabyara, hari abarimo barakubwira ngo ntuzabona akazi, hari abarimo bakubwira ngo uzahora uri umushomeri. Babwire ngo ye, ndabizi ariko nimuceceke, nzi neza ko umurengezi wanjye azantabara mu izina rya Yesu. Hanurira imbere yawe, hanurira ahazaza hawe. Akazi ugomba kukabona, ugomba kukinjiramo, ugomba kubyara, ugomba kuba umutsinzi. 2024 yaranze, ariko hanurira 2025 uyibwire ngo ndacyari muzima. 2025 nzaba umutsinzi, uzagera kure, uzaba umuntu udasanzwe, uzaba umunyembaraga, kuko Yesu ari muzima, kandi icyo yavuze kuri wowe kizasohora byanze bikunze. Wimwara, witinya, wikorwa n'isoni, kuko ntizizagukora. Yesu arakurinze, Yesu akubereye umurengezi, Yesu akubereye umutabazi, kandi agufashe ukuboko, ntazigera kurekura.